uhanganye na super manager umugabo w'imyaka 23 ikiza cyo kugana bya bigabo bazazana amamashini apima imyaka ubundi bari abagabo bose nta numwe uzaburimo ushaze wakoze super manager bya barashaje bari abatipe man urafata bari abatipe nese ubu ndamuruta ndamuruta bamwe amata menshi man reka ntago bikunda naho gasana se goko hari amakuru ejo niboneye nabonye video uri mu kabara ahantu niba ari akabari nari mu rugo urimo gusondesha umuzungu mubyiye ibintu biryoshye cyane byatari urumva amakuru yanabyo sinakiri uyu munsi nuko uwo muzungu yakubwiye ati nutamenya imodoka urukundo rwacu turusobeke kuko ashaka kohereza ngo ve witi neza cyane kabisa ngo ve Dubai ngo biri Mombasa amakuru ameze nese amakuru yakuhe man Ega ndi paparazi mbona yakire mu gitondo ibyo bintu se by'ubuzungu kandi iki ibyo twabiretse tukavuga ibindi bintu byo tukabitaruka ama kubireka kuko urumva twatwinye makuru y'abanyarwanda kandi ayo bagukorera muri gupanga iki muri iyi minsi uriya muzungu uri umucuti wanjye ni umuntu wanjye uri wa hafi uri close friend nahemukira nge igitsina gore ngo ngiye kubagabo ntago bikunda igitsina gore akiza ariko bro uzi umukobwa bro umukobwa ni ikintu kinini umuntu aba agomba gusigasira ngo maze ngo ngiye ngareba nge ndi nkuriho nge nawe bro ntago bishoboka uyu munsi ngusabye ngira ikintu ubwira mama wawe kitari kuvuga ngo uramukunda ni cyo kintu wamubwira niba umufite nge ikintu cya mbere namubwira nuko Numungwanyu Pionika Suez ingini Legacy TV nchuma kwa subscribe nga kuri Legacy TV mu ntara amajyaruguru amajyepfo irengerazo umujyi wa Kigali aba diaspora muri Amerika Oceania Asia ibindi bihugu bya Afrika mwese turashimiye cyane kabisa abantu bigenza nga kuri Legacy TV kora subscribe share like comment ibintu kugenda neza cyane nizera ko mu mwaka 2022 twawutangiye neza cyane byose ari fresh ari munange wanange ahanga turi ni ku kibuga ahantu bigishiriza imodoka twaje kureba umuhungu wanyu mwese umaze gukunda no kumenyera DJ Drizy yamuvuze Drizy bitumenye wariwe kabisa anga tuje gukora ikiganiro kiryoshye cyane murabizi mwamwumvishe muri Mr Rwanda hagiye guhangana n'abasore b'inkorokoro baye musiga sana aba Pionika ba super manager hari n'ibindi byinshi biri kugenda mwumvaho twaje kugira ngo rero ayo mabanga yose ayatuvire imuzi n'umuzingo ayatubwire yose cyane kabisa Drizy come on umuhungu wanyu kabisa umuhungu w'abanyarwanda sha Drizy love bimeze bite se ni fresh man biracamo uko bye ewa fresh kabisa uko poa biracamo cyane simwana ko mutsanze ku kibuga wa sha makuru ko tuyahorana tutado kufite ikuru rya fresh ariko rero buriya umupatro ntaga hagarara ivu ryahagarara ibumoso byahanga yitwishe kiri upfa abanyarwanda ariko bimeze bite se wa fresh iboni wane biracamo cyane ako mwabantu ngara abastari muri ifunga minsi myinshi man ndebera cyangwa azanye kwiga imodoka wallahi wapi aciye hangaha bitari ngombwa nuko mvuze atereka mpace gake urebe kuri abantu baba babibonye ariko ese bino bintu babigaragara man hari metero nabonye mu gitondo yaguze miliyoni 589 wapi nge ntago ndagera kuri urwo rwego ndacyari ku bihumbi bingahe muri mirongo oya ntago ari ibintu babirenze gake uri kuyimenya se mbonye yuko katari kwera warugonza akantu oya bimeze neza ariko bimeze neza ubu ngubu kuko imodoka igiye kuza ngomba kuyitwara uko byagenda kose uvuze imodoka igiye kuza nanjye mise ntagira ikiganiro nta kubaza ibindi byinshi cyane nk'ibyo mbivugiye iki ko nanjye ngira umunwa koko uranyorohereje ubundi utuye ntagira ikiganiro neza hari amakuru dufite ko bagiye muri Mr Rwanda urumva yego imodoka ndaza kuyiza kuko imodoka ndi kuyikeka abantu habiri wikeka ise kasha andi kwikeka ndavuga hagati katayo kabagugira abanyamakuru namwe nitira buzajye kabisa Mr Rwanda uhanganye na ba MCP oya MC wamamaye MC gasana nyine uhanganye na super manager umugabo w'imyaka 23 ikiza cyo kugana bya bigabo bazazana amamashini apima imyaka ubundi bari abagabo bose nta numwe uzaburimo ushaze wakoze super manager barashaje bari abatipe man urafata bari abatipe nese ubu ndamuruta bamwe amata menshi man reka ntago bikunda naho gasana se goko gasana namumenye ngiye mwumva kuri radio bazigiye namumenye gasana namufanaga byadanje nge wagiye gukora umufana we tica ndaje mukanya hari ibyo kadukomeza rero tugenda nese Drizy yego
ubundi bari na mbere icyizere cyo kuvuga ngo ujye guhangana ujye kuba watsindira ikamba nage ni ikambara cyangwa ni umugara yego watsindira umugara wo kwitwa Mr Rwanda icyo cyizere wagikuye man so nabyo bimbonaho man reba neza kameramani migera bikare neza ariko bo ntabyo bonamo no kuvuga ngo nyine igihe cyizere nagihawe n'abantu tu abantu ubwabo nibo bambwiye ati tubabarire bita mvuga ati ibintu nta mpamvu yo gutesha agaciro donc ibitekerezo by'abafana bita mvuga ati tayari twagiye umuntu wa mbere abikubwira no kavuga uti nibyo batuvuga uti ndajya kwiyandikisha kabisa ninde uwo muntu wa mbere ntabwo namukubwira gusa abajama banje benshi barabimbwiye inshuti biki boss bagiye babimbwiye abajama gusa abajama n'abajamante cyangwa umujamante rero ujye batumenya cyangwa kumenya ushobora kuba yarabikubwiye muri abo ngabo abajamante ni benshi ntabwo ari ngombwa ko mbavuga kuri screen ni benshi ni benshi cyane imodoka ufite icyizere cyo kuyitsindira akamodoka nakamenye mfite icyizere uko nzahita nanagatwara direct nta guheza ukomeje ku mujamante rero hari amakuru ejo niboneye nabonye video uri mu kabara ahantu niba ari akabari nari mu rugo urimo gusondesha umuzungu mubwiye ibintu biryoshye cyane byatari urumva amakuru yanabyo sinakiri uyu munsi ni uko uwo muzungu yakubwiye ati nutamenya imodoka urukundo rwacu turusubike kuko ashaka kohereza ngo ve witi neza cyane kabisa ngo ve Dubai ngo biri Mombasa amakuru ameze nose amakuru yakuhe man arega ndi paparazi mbona yakire mu gitondo aho ngaho bafite n'umuntu Mombasa umbwira uti hari imodoka ije yanditse kuri Drizzy aho ngaho urabyangije cyane imodoka yanditse kuri Drizzy ntabwo nitwa Drizzy ni ry'akazi hari abantu b'abasitari baba bararyanditse rega n'ibyangombwa bijyaho Drizzy ndabizi n'indangamuntu yawe wasangiraho Drizzy urakoze cyane ibyo bintu se by'ubuzungu kandi iki ibyo twabiretse tukavuga ibindi bintu byo tukabitaruka ntabwo kubireka kuko urumva twaba twinyuma makuru y'abanyarwanda kandi aribo bantu ukorera twaba twinyuma abanyarwanda makuru kandi aribo ukorera oya ibyo by'abazungu butaha oya ngaho mbwira uriya muzungu nabonye mubyinana muri gupanga iki muri iyi minsi uriya muzungu uri umucuti wanjye ni umuntu wanjye uri wa hafi uri close friend duciringa tuvugana buri munsi ibintu nk'ibyo nyine ariko nta none se Drizzy umucuti wawe usanzwe arifata akagenda agatumiza imodoka Dubai man ve witi n'ukuntu ihenze akayikugurira aya bro iyo tuvuga ibintu none se ubu wowe ntago nakakugurira man mfite ibiceri ndavuga ati uri umujama wanjye ngiye nkuguriye kano kantu ntuzongeye kugenda n'amakuru ujya gufata inkuru none se wenda nabyo simbizi none se arahanze ko imodoka zihendutse ibyo ndabizi man ahubwo tubwire naherutse ukundana n'umunyarwanda mwakundana urumva ako sinki babonana maze like nk'ukwezi buryo bipostingira amafoto uri kubona umuzungu ari mwagiye kuryoshya kandi akenshi umuntu iyo ugaragaza amafoto uri kuryoshya man akenshi wajya ugaragaza uri kumwe n'umukobwa mwakundanaga ariko ubu ngubu hehe icwi sinki biba ziganye bonera umuzungu amakuru yaduye neza uyatwiba man nari naje kwiga imodoka ubu nicyo kindaje ishinga urumva naho ibintu rero utangiye kumbwira ngo by'abazungu n'ibiki ibyo wapi abanyarwanda baracyakundana umeze neza bro hari ibi biracamo se ko utambaza aka gakote ahantu kavuye man aka gakote ari agatariyani kakaba kavuye ahantu bita kuri Uno Fashion umujyi man kuri floor ya gatatu uzajya ugenda uriya musaza witwa Dani aka kabora kagukubiti mujye mwifunga abanyamakuru mujye mwifunga uzungu wanya nabone komeze neza kabisa Drizzy reka duce amazimwe tubivaho ibintu by'abazungu umukobwa w'umunyarwanda mukundana duce amazimwe umunyarwanda muracyakundana n'umuzungu ibyo bintu wivuga ngo nca amazimwe bro kuko umuzungu ntago yumva icyo kinyarwanda cy'amazimwe kugira ngo abyumve so let's end this no do you still in love with the Rwanda ibyo bintu byihorere mbaza ati bimeze bite iki bintu by'igikombe bite biri hehe ko tutabikoresha neza ese impamvu nyamukuru yo kwiga imodoka ni kugira ngo uzatware neza iyo ngiyo cyane no kugira ngo nzatware imodoka ebyiri nzitware neza igisozo cyumvikanye imodoka ebyiri na Mr Rwanda irimo imigabo n'imigambi yawe niye Drizzy imigabo n'imigambira oya aka kanya ntabwo nayishyira hanze natwe nk'amaboga ari kujya twumvira tuzanagutorerega ariko haracyari kare ariko buri uko iminsi izagenda iza tuzakomeza dukubitana dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye nzagenda nkubwira sasa none ukuntu bimeze ubundi umugara tuwutware ukubite
reka mbe nivire ku bya Mr Rwanda dore ko tuzanagitwara igikombe ni icyanjye nawe urumva tuve no ku bya girlfriend bawe muri relationship twigarukira sasa mu buzima bwawe bw'akazi boss amakuru ye ngengera aba boss benshi bitewe n'akazi wampaye ya boss wa uriya wa mwenyewe twese tuzi wowe se boss ikiza ntago ari boss wanjye ariko man hari ikintu mwitiranya kuba umuntu ari umubosi w'umuntu no kuba hari ibintu mukorana bitandukanye no kuba ari boss izina boss riratandukanye bya danje Fatakumavuta ntiyigeze kubera boss ibyo bintu biratandukanye biranahabanye ntago yambereye boss kuba ufite ibintu ukorana n'umuntu no kuba ari boss wawe ni ibintu bitandukanye bro biratandukanye cyane Fatakumavuta se mubanye mutemane tubanye neza tu muracyakorana fresh hari ibiryanjye na Fatakumavuta tumeze neza kazi uyu munsi urakabura ariko sinzi umuntu ugeze kumva avuga ngo Fatakumavuta ngo yandikishije muri Mr Rwanda man kase yigiye muri ryari si ibyo bintu numvisha umuntu sinzi ko numvisha babivuga nasangana nayigiyemo ntago ndamubaza nshaka kuzamubaza basanga yigiyemo akabigira ibanga ubwo se tuvuge yayigiye muri katu tumere nka yayigiyemo ari Fatakumavuta na super manager ndi guteye ubwo wabaguteye ubwoba nta n'umwe nteye ubwoba muri bo ahubwo ubwo baterana ubwoba hagati ya Fatakumavuta na super manager bo baterana ubwoba wahangara undi akamushimashima rindi sha ibyaba ari abagabo rero buri wese agira inyogo ye barasinze ukuntu yaba yoga buri wese ku giti cye wagukurikira muri waninde waza ari uwa kabiri nyuma yawe n'umwe ko imyanya itatu yose yaba ari iyanjye 1 2 3 ubwo bahera kuri 5 tu kane kamugere musigasana kwe imyaka baze mufata tipe barashaje man abatipe okay Fatakumavuta turabyumvise cyari umuntu hari abantu benshi bafite amatsiko bavuga bati Fatakumavuta musigaye mufitanye beef ngo ntimugikorana umusigaye murebana y'ingwe abantu bagira bakure mu runga bangabo barimo Fatakumavuta tumiranye neza Fatakumavuta ni umuntu wanjye turacyakorana ibintu byinshi cyane dusanya ama project tutararangizanyiza menshi cyane ubwo urumva turafite igihe kinini turi kumwe ampari no kuba dukorana ibyo bintu ni n'umujama wanjye turasangira ubwo se urumva twapfa ikimana project nk'imwe mufite wararikira abanyarwanda ukavuga uti project izaza hashumikana nk'iyi gutwika oya dufite projet nyinshi zitari ngombwa ko tujya tuvuga ko kanya kubera ko ntago ziraba final product rero that's why tutahita tubishyira hanze byose tu ntabwo bishoboka ariko gake muzagenda mubibona hari akantu ngiye guhita njyaho hari operation yakoze yitwa Nyinya ubwo kuri no kizigeza na Byeruye noneho hari bimwe mu biganiro Byeruye yakoze kigenda no kuri operation bameze nk'abamushinja ubutinganyi arabihakana nawe hari ahantu wigeze kuvuga uti ndi umutinganyi sinshaka no kujya mu rukundo kandi muri Mr Rwanda turabizi ntahitamo abantu b'abatinganyi abuvuyemo uza kujya mu rukundo cyangwa uracyaburimo man ibyo narabivuze cyangwa wumvisha abantu babivuga ndumvisha abantu babivuga cyangwa ibyo narabivuze se unaryamye ndarotara sha bro wumvisha abantu babivuga bajya ngo basiga bahindura n'amajwi bakayitenga video sha wumvisha abantu babivuga sinzi ukuntu nahemukira nge igitsina gore ngo ngiye kubagabo ntago bikunda igitsina gore akiza ariko bro uzi umukobwa bro umukobwa ni ikintu kinini umuntu aba agomba gusigasira ngo maze ngo nge ngareba nge ndi nkuriho nge nawe bro ntago bishoboka ntigeze ubaye touch muri ibyo bintu oya wapi ubwo wenda sinzi ahantu byavuye cyangwa se bitewe nge n'ukuntu na life yanjye mba nibereyemo wenda abantu bakabivuga ariko I don't care for that fucking shit man sinzi ukuntu navuga ariko nge ikintu nzi neza ko mpagazemo neza nkihagararaho n'ubundi ntabwo ibyo byanshira ishati tu ntabwo byanshira ipantaro ibyo biboro ntongeye no kubimbazaho by'abatinganye man ntarabivaho ukuntu akantu ko kurakara niko kabi tujye ku bantu bakuriye nk'abatinganye tuzi babagize babayanga ifaranga urumva tugende ku bandi bantu bakomeye ahandi hantu usanga bafite umwihariko w'ibintu bambara akenshi uzari ku maringi bambara cyangwa se amaburingi akenshi usanga umuhungu yambara iherena rimwe then ikintu kiranga abatinganye uko bambara amaherena ahekeranyije abiri arimo ringi imwe yafatanyije niyo wambaye ahangaha ayo maherena wayaguze utazi icyo asobanuye cyangwa
wapfuye kugura gusurambara bro ujye ubanza urebe drip yose guhera ahangaha kugeza ahangaha ni silver bro iyi ni drip ntago nta hantu bihuriye n'ubutinganyi iyi aba ari drip niyo umuntu aba agomba kwambara niyo umuntu apanga akavuga ati ndambara iyi drip ibyo rero ugiye kuvuga ugiye kubikomantaho akenshi n'abasitari cyane tuzi bakomeye kuri iyi si cyangwa se muri East Africa cyangwa mu Rwanda barayambara amaherena barayambara ntari ibyo ntago wakwirirwa bitindaho mwana rero ugiye hano yambaye ugasanga umuntu araje usanga atangiye kugusinga bigenze ubuse sinda ahantu ganse dusinda bro Jessica nkunda bya bindi wavuze nanjye rero turahuje tu okay ntari bireka yose tiveho iyo mwanya w'igice cya kabiri mu kiganiro cyanjye urumva aho tugira ibibazo usubiza utekereje gakeya bango like ngo nk'amasegonda ni 10 gusa kugira usubize twagiye ari okay ni iki kimaze kukuba mu buzima bwawe ubu ngubu kikaba cyarakubaje ukaba kibagirwa ni umuntu wambwiye ngo DJ ngo mbuvemo ngo nta biceri bibamo ukashaka kugira inzika ikintu cyakubabaje cyambabaje na n'ubu iyo duhenda murakarira tu waje kubona bibamo se cyangwa ibyo yakubwiye n'ukuri bro wasa gutya nta biceri ufite se ushobora kuba ari wa muntu abiguhaye nyine urakoze cyane cya kabiri ni iki kimaze kugushimisha mu DJ nahuye n'abantu benshi numvaga ko tutazahura nk'umuntu mwahuye wabonaga kuri wari amateka ninde oya ni benshi ntago na pointing uyu muntu ariko ni barahari tu Drizzy nk'ubu uhe na his excellence akubwira ati saba ikintu ushaka aka kanya turi kumwe cyaguhindura ubuzima ni iki wamusaba nge akenshi mbonye ayo mahirwe nasaba ikintu cyahindura ubuzima bwa benshi ntago nasaba icyahindura ubuzima bwanjye gusa kuri ubu cyahindura ubuzima bwa benshi ari iki wasaba keretse amaye nko kuyobora nk'igice runaka cy'ubujya mu buyobozi runaka nk'ikintu kimwe nagikoresha mpindura ubuzima bwa benshi icyo wakoresha ikindi uyu munsi ujya kubyuka ni icyo wabanje gukora nasenze nasenze bro sujya mu gitondo rivuga ngo iki nasenze bro nasenze sujya mu gitondo rivuga ngo iki ntago narivuga ko nirirerira ariko nasenze kandi nsengera n'inshuti n'abavandimwe okay Drizzy ije ufite followers bangahe ntago bari muri bingahera 2 na okay uyu munsi Imana iguha amahirwe ikaguha followers nk'ibihumbi nka miliyoni 10 bakubwira ngo ugira ntuza ya mbere post ya mbere ukora no kugira ikintu ubwira abakunzi bawe bakwihebeye nicyo wababwira nababwira ko mbakunda cyane ko bakunda yego ikindi kintu watangariza abanyarwanda baramutse bakora ibyo ngibyo kijyanye na lifestyle yakubayeho mu buzima bwawe uhora ushimira abafana cyangwa se influence yabo ariko nababwira bakomeze bafollowing DJ Drizzy.rwa bakomeze bafollowing DJ Drizzy.rwa by following zamuka nicyo wakora ngo nakora bigenze bite reba influence nyine kuba warafanywe natwe kuba tukugezeho ni ukora ko abantu bagukunda nakubwira ngo no gira ikintu bakorera nicyo bakorera bro nababwira tukicara tugasangira icupa ibyo ngibyo bana tugasangira kabisa uyu munsi ibyutse ukareba mu ndirimbo zasohotse muri ukwezi kwa mbere niyo ndirimbo wumva itabura muri step yawe muri ukwezi kwa mbere indirimbo ya Mico the best ndi gukunda cyane indirimbo ya Neri Ngabo ndi gukunda cyane ewana abantu ntago nababura ariko na wa ya Diamond na The Ben ayo ni nziza tu ayo mba numva ntayibura muri mixtape yanjye ya ndirimbo yenda gukomera muri waje hagati ya Diamond na The Ben yenda gukomera yego tutagendeye ku marangamutima ariko Diamond yarankomye tu Diamond Airways kuko ndamufana cyane Diamond tu n'umuntu wanjye bya danje ndamufana Drizzy abandi basitari benshi bakunda gushyira tatuwaje ibindi byose by'abasitari warabikoze kabisa nkuko binagaragara kwambara neza kwifunga amaherena byose ubifite niye mpamvu turashyira tatuwaje urayifite se oya nta tatuwaje ngiye ngira tatuwaje mfite okay uyu munsi ngusabye ngira ikintu ubwira mama wawe kitari kuvuga ngo uramukunda ni cyo kintu wamubwira niba umufite nge ikintu cya mbere namubwira ni kuzagira iherezo ryiza tu iherezo ryiza agusabye icyo wamukora kugira ngo kizamutume agera kuri iryo herezo nicyo wakora ni ukumusengera buri munsi kuko mama ndamusengera buri munsi ndamukunda cyane even my family ni abantu nkunda cyane ni abantu twumvikana dufatanya mu buzima bwa buri munsi
that's why rero nyine bambifuriza ibintu byiza buri gihe. Kuri wowe ikiri priority ku muvandimwe n'inshuti ni iki? Gukundana man. Gukundana no gufashanya tu. Byo cyambere. Dries uri umuhanga. Uko dusizo uko iyi content n'ubundi yishoboye. Gusizo udatekereje n'abasegonda atanu. Ntabwo ngewe ntekereza vuba cyane. Reka twigire ku gice cya nyuma cy'ibibazo nkubaza tugasoza twisekera. Uri tayari? Nkubaza ibibazo cyangwa se kugira ngo usubiremo ibintu. Ariko aya mafaranga urayishyura nari bwigiruje kuntesha umwanya kandi ngiye kwiga imodoka. Uransubiramo ikintu cya mbere n'iki ngiki. Chassé, Sacha, chassé, chassé, ça son chien. Ngo iki man? Ngo iki? Chassé, Sacha, chassé, chassé, ça son chien. Yo naba mbisomana. Dukwere kubisome. Ngesa se chassa? Chassé, Sacha. Yesa chen Sacha. Chassé, Saché. chassé, ça son chien. Oya bro. Uranchanza aho ngaho. Uransekeje. Yesa se chassa chiese. Oya. Chaburi fake. Happy kabisa. Ngubwira cyane basi. Ariko bwo cyo bari ugisiro basi. C'est si so sokone c'est so. C'est si soko so si so c'est. Bro, wapi byo boro byawe man zikumbaza wapi? Kanisubire kwiga man. Ete ubwira cyane bavugira. Oya man, ibyo bintu Dries, geography is bad. Geography. Ntabwo nayize ariko. Ntabwo yize? Wapi? Afrika iri mu kihe gihugu? Afrika ni umugabane man. Ubwenge bwinshi burasi bwiza. Urita bivuga ngo iri mu Rwanda uri gutwara iki? Reka ngumye nige man turaza yo turasubira man. Oya turacyari kumwe man. Okay, ari